ni ngombwa rero ko dushyira imbaraga nyinshi mu burezi nibyo dusaba kandi nibyo dukeneye gukora. Iyo rero turebye tugasanga hari ibintu bidakoze neza, tugomba guhaguruka nyine tukabihindura tukabikora neza. Uburebye abarimu dufite muri primaire, abarimu dufite muri primaire ni abarimu barangije TTC, the Teacher Training Colleges, bafite yandi bita ngo A2 cyangwa A2. Yego. Ni ukuvuga ngo ni kuri level ya secondary education. Bigaga imyaka 3 ubwo no guhera mu wa 4 mu wa 6 mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 imyaka 3. Bafite impamyabushobozi yo muri secondaire. Yego. Urebye rero ukareba ibindi bihugu, ari ibihugu duturanye, ari ibindi bihugu ku isi yose, usanga nabo barahereye nkaho ngaho ariko bakagenda bazamura. Natwe rero tugomba kuzamura, tugaha imbaraga, tugaha mu bumenyi abarimu bacu kuko nibo badufasha kwigisha abanyeshuri. Rero turebye ibyo dukeneye tukareba Vision 2050, ntabwo dushobora kwigeraho turi kuri iyo level y'abarimu. Ni ngombwa rero ko duhindura iyo policy, tugashaka abarimu bagenewe kugira ngo batugeze ku rugero twifuza. Muri policy rero tuzazamura icyiciro cy'abarimu bigisha muri primaire kugira ngo mu gihe over the long haul aba barimu bazabe bafite impamyabushobozi igera kuri ya kaminuza, ari iriya bita bachelor cyangwa se licence Licence. France. Ariko ibyo tuzabikora mu byiciro bibiri. Yego. Icyiciro cya mbere tuzahera kuri abafite A2 tubajyane kuri A1. Ni ukuvuga ngo tukure kuri diplome ya secondary tujyane kuri diplome ya university imyaka 2. Imyaka 2 iyo bita A1. A1, yeah. So icyo rero ni phase 1 cyangwa se icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndende kizava kuri A1 kigiye kuri A0 cyangwa se the bachelor degree. Ibi tuzabikora mu myaka 10. Imyaka 5 ya mbere tuzava kuri A2 tujye kuri A1, indi myaka 5 ikurikiyeho tuve kuri A1 tujye kuri A0. Umuntu yakwibaza ati se kuki mutabikorera rimwe? Yego. Ubikoreye rimwe twabura abarimu. Kuko ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ntabwo twaba dufite abarimu basohoka. Ariko ibi ngibi bizatuma tukomeza kubona abarimu uko tugenda progressinga muri objective. Abana rero bazatangira TTC uyu mwaka utangiye bazakora imyaka 5 mbere ko bigisha. Ni ukuvuga ngo bazangiza bafite ni ukuvuga ngo umwana urangije umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye akaba ajyanywe muri TTC azagenda yiteguye kwiga imyaka 5 aho kwiga 3 yari imenyerewe. Yego. Yego ni ibyo ngibyo. Ariko nashaka ko dukosora iryo jambo akajyanwa kuko ajya yabisabye. Agaba yifuza gukora kwiga TTC, azamara imyaka 5 mbere yuko ajya kwigisha. Ariko muri iyo myaka 5 nawe azasohoka afite A1, afite diploma ya university, ntabwo azasohoka afite A2. Yego. Ibyo ngira ngo babyumvikane aho ngaho. Kandi abanyeshuri kubera ko babisabye iyi policy itaratangazwa, tuzakorana na NESA ku buryo niba hari umwana wayisabye izi mpinduka kumva ati ntabwo nkibishaka kubikora, ashobora kuva kubihindura. Niba hari undi wumvise ati izi mpinduka niza cyane reka nanjye njyemo atari yasabye TTC, nawe tuzamufungurira kugira ngo yongereho TTC ayisabe, nawe agira ayo mahirwe yo kuyikora aho ngaho. Nawe icyo nshaka gushimangiraho nuko abarimu bari basanzwe bigisha bafite A2 ntibumve yuko kuri bo hari igiye guhinduka ngo babura akazi cyangwa iki. Oya, bazakomeza bigishe, ahubwo nabo tuzashyiraho porogaramu zo kubafasha kugira ngo nabo bazamure ubumenyi bwabo. Ikigamijwe aha ngaha ni ukuzamura ireme ry'uburezi, ni ugukorana n'abarimu n'aba head teachers kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, tubongere ubushobozi kugira ngo batange nabo bagire icyo batanga kijyanye n'ibyo ngibyo. Iyi rero ni policy ihindutse tugiye gushyiraho, ikaba izashyira u Rwanda ku rugero kuri level ya international mu byerekeye abarimu tuzaba dufite batwigishiriza abana. Nibwo buryo tuzaha abana bacu uburezi bakwiriye. Abana batangiye
TTC uyu mwaka w'amashuri ugiye gutangira nibo batangiranye n'iyo porogaramu. Yego. Abari mu wa kabiri cyangwa wa gatatu bagiye bazarangiza umwaka uza bo bazakomeza muri iyo porogaramu yari isanzwe. Bazarangiza ari A2 bajye no kwigisha. N'abakurikiye barangiza A2 bajye kwigisha. Babandi batangiye uyu mwaka bazaba rero bagere muri wa mwaka wa gatatu bo bakomeze ya myaka ibiri yindi. Imyaka 5. Yes. Icya kabiri twarebye umunsi w'ishuri. Urebye ukuntu abana biga, abana batangira ishuri mu gitondo kare. Bakaza bakicara mu ishuri kubera saa 2 rwose bakageza saa 11 bakicaye byiga ko byitwa ko ariho bariga. Ariko ubushakashatsi buratwereka yuko iyo umwana yatangiye saa 2 n'igice, iyo agejeje saa 9 n'igice cyangwa saa 9 kwiga kwe biragabanuka. Concentration ye, absorption ye, ibintu byo kugira ngo abyumve biragabanuka cyane. Yicaye gusa mu ishuri wari ariga ibyo ukwiga kwe kose kuramanuka. Ugarebye rero nta nubwo bihuye na competence based curriculum, uburyo bwo kwigisha turiho turakoresha ubu ngubu mu Rwanda. Rero dushaka kugira ngo duhuze competence based curriculum n'uburyo turiho turakora n'umunsi tumara ku ishuri. Bivuze iki rero? Bivuze ko abana bazagenda bakicara mu ishuri bakiga nkuko bari basanzwe biga. Yego. Bageza saa 9 n'igice. Kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bakajya mu byo twita co-curricular. Co-curricular rero ni uburyo ushimangira ibyo wize ariko uticaye mu ishuri. Reka mbaho urugero Minister. Urugero nabaha tuvuge ko wiga Icyongereza. Yego. Iyo uri mu yicaye mu ishuri barakubwira ngo grammar. Bakubwira grammar, bakakubwira vocabulary, bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyiga. Co-curricular ijyanye n'ibyo ngibyo rero ni nko kujya muri debate club cyangwa ukajya muri poetry club cyangwa ukajya muri journalism club. Ibi bintu bituma bya bindi wize noneho ubishyira mu bikorwa ukabyiga kurushaho. Ubundi nibyo competence based curriculum iteganya. Ariko ntabwo twabikoraga. Yego. Rero icyo gihe dushaka kugiherera co-curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize. Urundi rugero naguha tuvuge ibintu by'umuco w'Ikinyarwanda. Abana bajya kuri handi imbere bakaririmba bakavuga ngo umuco w'Ikinyarwanda harimo kubyina, harimo gusakuza, harimo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo bari barabikora. Co-curricular rero azabikora. Wajya muri ibintu bya ICT hari ibyo wiga, ariko muri co-curricular ukajya noneho muri programming club, ukajya muri computer club. Hari izi club rero zigatuma urushaho kumenya ugashimangira bya bindi wize muri classroom. Ntabwo byongeye ku byo wiga, ahubwo bigufasha kwiga neza ibyo rusanzwe wiga. Rero ibyo abana biga ntabwo bihinduka, ariko uburyo babyigamo birahinduka. Niyo co-curricular rero navugaga. So abana rero kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bazaba muri iyo co-curricular activity. Rero ubu REB na RTB guhera iki cyumweru bazaba bakorana n'abadose, ndetse muri iyo mpinduka nakongeraho nuko on Friday abana bazajya bataha saa 9 n'igice. Niba bataye saa 9 n'igice abarimu noneho bakore ya continuous professional development yabo, CPD yabo bayikore on Friday kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11. Impamvu twabikoze gutyo nuko abarimu bakeneye kujya muri iyi training bagafocusinga kuri training. Ntabwo bashobora kubikora abana bari ku ishuri. Iyo ubu ngubu niko babikora abana bari ku ishuri. Ariko icyo batubwiye nuko hari igihe batajya kubikora kubera ko batinya gusiga abana ari bonyine. Cyangwa ugasanga hari usigaye kugira ngo arebe abana we ntajye muri izi training. Urebere hamwe uko kwa organiza umunsi w'ishuri, tugafasha abarimu, tugafasha n'abanyeshuri kugira ngo tubone umusaruro uhagije mu byo twigisha abana, tuzamure ireme. So ibyo bintu rero navuze uko ari bibiri nicyo bigamije. Ariko ntabwo ariho tugarukira kuri ibi ngibi turiho turashaka
kongeraho muri uyu mwaka w'ishuri uzatangira mu kwa 9. Ikindi ni uburyo ishuri rikora cyangwa ibyo nakwita operation. Nk'uko mubizi ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta iha ishura amafaranga. Amashuri ndavuga amashuri ya leta nayo dufatanyije mu masezerano n'abo dukorana. Ayo mashuri leta yagenera amafaranga yo gukoresha ibyo bita capitation grant. Hanyuma hakaba na amafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding. Igice cya gatatu kikava mu musanzu w'ababyeyi. So ibyo rero uko ari bitatu nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora. Ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga tukareba ibiciro biri ku isoko ntabwo byari bihuye. Ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa. Rero muri uyu mwaka uri imbere ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure naho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawo uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora. Iyo urebye ukusaniye amafaranga yari muri capitation grant leta yahaga amashuri aziyongera kuri pursa irenze 65. Amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding. Yes. Yego. Rero ubwo ngubwo urumva ko haziza, ariko ntabwo buri shuri ryose rizabonamwe. Biterwa n'umubare w'abanyeshuri, biterwa n'uko ishuri risanzwe riri. Aya mafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage. Yego. Urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi. Ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeza kutubwira dushyira imbaraga mu burezi, kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi. Ababyeyi ubundi bafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe. Ayo ngayo azazamuka abe 2,000. Ni 2,000 by'Abanyarwanda. Yego. Abo ni abafite abana muri pre-primary na primary. Ababyeyi bafite abana muri secondary iriya wigutaha ubundi batangaga 19,500. Ubu bazajya batanga 24,000. Nabyo ni ku gihembwe. Yego. Abafite abana wari muri boarding school ubundi batangaga 85,000. Ubu bazatanga 110,000. Iyi mibare rero ntabwo twayihimbye. Yego. Ijyana na adjustment cyangwa se consumer price index. Rero bireba uburyo ibiguzi byagiye bihinduka, ibiciro ku isoko uko byagiye bihinduka buri mwaka. Ahubwo nko muri boarding school iyo ukoreye iyo mibare byari kuba menshi kurusha 120,000. Ariko ko yari asanzwe ari menshi, turavuga ngo leta izafasha kugira ngo hatarenga ku 110,000. Ariko ni uko nguko bihagaze. Rero ibyo byo kuzamuka ku musanzu w'ababyeyi na capitation grant bizatangira mu kwa mbere. Impamvu twabishyize mu kwa mbere ni kugira ngo abantu bagire umwanya uhagije wo kwitegura, kandi natwe tubone umwanya wo kubiganira no kubibaganiriza. Kuko ubundi twari kubishyira mu kwa 9, ejo bundi mu kwezi kumwe, kandi ababyeyi bamaze no kwitegura ibikenerwa kugira ngo umwaka uzatangire bose. Rero ubwo ibyo ngibyo bizashyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa mbere. Aho ngaho ibyo bintu bitatu rero turacyako bizaha imbaraga amashuri, noneho agakora neza kurusha. Icyanyuma ni ikibazo dukomeje guhangana nacyo, cyane cyane amashuri akomeje guhangana nacyo, cyerekeye discipline. Imyitwarire mu mashuri. Imyitwarire iri mu mashuri imeze nabi se?
iracumbagira iracumbagira ntabwo ari hose ntabwo ari bose ariko hari imyitwarire mibi twagiye tubona rero iyo tuvuze ishuri rigomba kuba ari ahantu hafite environment umwana ashobora kwigiramo ntabwo iyo environment ishoboka hari indiscipline nta n'umuntu akura uburere n'uburezi icyarimwe uburere n'uburezi rwose ntabwo rero bishoboka mu gihe tudashyize imbaraga muri discipline ku ishuri ngira ngo mwabonye ko hirya no hino ntabwo ari no mu mashuri gusa ariko muri society at large hari ikibazo cy'inzoga cyo gusinda cya ibiyobyabwenge ama drugs ku ishuri naho hari bamwe na bamwe bagenda babizanamo ntabwo ari icyorezo ngo kigeze ariko hariho byagaragaye mu banyeshuri mu barimu mu banyeshuri mu barimu no mu barimu bamwe na bamwe rero ishuri rigomba kuba icyo nakwita alcohol and drug free zone ahantu hatarangwa inzoga n'ibiyobyabwenge na bike in essence ni ukuvuga ngo dushaka ko ari zero tolerance ni ukuvuga ngo ntabwo bigomba kuhagaragara rero uzabifatanwa ku ishuri yaba umunyeshuri yaba umwarimu yaba umudiregiteri yaba umukozi wo mu gikoni umuntu wese uzabifatanwa ku ishuri azahita yirukanwa burundu azahita yirukanwa abanyeshuri kuko tugomba kubafasha abana tuzakorana na local government tubafashirize mu zindi porogaramu hanze y'ishuri apana mu ishuri kuko ishuri ntabwo ari ahantu wakorera ibyo bintu rero nagira ngo tubyumvikaneho twese inzoga ibiyobyabwenge ntabwo bishobora kugaragara ku ishuri na gato ntabwo bizihangarirwa uzabizana wese azahita yirukanwa ako kanya iyi rero ni muri ya effort yo kugira ngo tuzane discipline ku ishuri urundi rugero naguha ni nk'abana baza ku ishuri bakarwana bagakomeretsa abandi ugasanga umwana bararwanye arakomeretse agiye kwa muganga ashobora no kujya mu bitaro uretse n'ibyo hari n'abana bakubise abarimu twagiye tubyumva bakubita abarimu ibintu byo kuzana urugomo ku ishuri rwo kurwana rwo gukubita abarimu ntabwo bishobora kwihanganirwa uwo mwana azahita yirukanwa nawe afashirizwe mu zindi porogaramu hanze y'ishuri twagiye tubona ariko n'abarimu nabo bagiye bagaragaraho gukubita abana mu buryo rwose bubi cyane rwose ibyo byo nabo ni uko disipurine ni ku muntu wese ntabwo ari ku bana gusa ariko ni ku muntu wese ariko mu by'ukuri umwarimu n'umuyobozi w'ishuri ni ababyeyi ku ishuri ni ababyeyi ku ishuri abana bagomba kumva yuko abo bantu ari ababyeyi ku ishuri bakabubaha ntabwo twatoza abanyeshuri kujya baza ku ishuri ngo bahangane n'abarimu ngo tubyemere kuko abo bantu bazajya no mu rugo batangiye gukubita ababyeyi ntabwo ari ibintu twakwemera rero bagomba kububaha ariko nabo bagomba nyine kwitwara nk'ababyeyi ibyo rero ni ukugira ngo byose bikorwe iyo discipline iba ihari kandi tuyishimangireho urugero rwa nyuma natanga aho discipline igomba gukaza ni abana bakopeza ugasanga ibyo gucitinga abo bana ndetse hari abo twabonye muri ibi bizamini bya leta bo noneho bakoresha n'amatelefone batari bakwiye kuba bazanye no ku ishuri aho ngaho tuributsa ababyeyi tukibutsa abayobozi b'amashuri kugira ngo bakangurire abana banabibutse yuko kuzana telefone ku ishuri bitemewe bisiga mu rugo ibyo ni icya mbere ariko noneho ibi byo gukopera no gukopeza ubu ngubu iyo ufashwe ubona 0 muri icyo kizamini niko byari bisanzwe kandi niko bizakorwa ahubwo tugomba gukaza kugira ngo koko uwo muco tuwuce ntihagire unyumva nabi ngo ugire ngo
yenda gukopera birakabije cyane mu mashuri. ubwo ni nacyo nashaka kubaza, haba hari case zagaragaye nko muri ikizamini cya leta, ibizamini bya leta bisojwe, abakopeje abakopeye, ni case harimo case zagaragaye, ariko hari ibintu rwose ugomba guhaguruka ukarwanya, niyo byaba ari ikintu kimwe gusa, niyo yaba ari case imwe, niyo ari case cyane, kuko nuko zongera ifo kuzikuraho burundu. Nicyo mbivugiye, nicyo tuma mvuga ko ntagire unyumva aravuga ngo hari icyorezo cyabyo, ariko niyo haba ari case imwe cyangwa ebyiri ni nyinshi, yego ugomba kuzikuraho. Iyo rero ni case za indiscipline navugaga, tuzahagurukira kugira ngo tuzikure mu mashuri, kuko ibyo dukora byose kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi hatarimo discipline ntabwo bizakunda. So ibyo bintu bine rero nkuko nabivuze nibyo duteganya gukora muri uyu mwaka w'amashuri utangiye, byubakira ku bindi byose byakozwe mbere, kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ry'uburezi, hanyuma duhe abana bacu amahirwe yo kugira ngo biteze imbere, banateze imbere igihugu. Uburezi ntabwo ari ubwa Minisiteri y'Uburezi yonyine, si ubw'abarimu bonyine. Iyo urebye abana bari mu ishuri ubu ngubu bari ku mubare urenze ibice 34% by'Abanyarwanda. Urumva ko ari Abanyarwanda benshi abari mu mashuri guhera muri nursery kugera muri kaminuza hose. Ibyo rero benshi, icyo bivuze ni ukuvuga ngo nta munyarwanda udafite uruhare mu mashuri. Yego. Rero ubu butumwa tuvuga bureba abantu bose, ariko reka mbere ku babyeyi. Ababyeyi ubu ngubu abana bari mu biruhuko, ni opportunity yo kugira ngo babaganirize, bababwire iki kibazo cya discipline, bababwire ububi bw'ibi tuvuga bya drugs na alcohol, babumvishe ko ibi bintu bakwiye kubyirinda, bababwire uko bakwiye kwita ku mashuri yabo, kuko ni inyungu yabo, ntabwo ari inyungu y'undi muntu, ni yabo bwite. Babibabwira, babibasobanurire. Ngira ngo ababyeyi babikoze bizadufasha, kandi bifasha abana twese dushaka kurerera u Rwanda. Rero ngira ngo ababyeyi mu by'ukuri ni bamwe mu bo tugomba kuganiriza cyane kugira ngo badufashe muri gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi. Ikindi, uruhare rw'ababyeyi cyane cyane contribution yabo, turasaba ababyeyi kugira ngo bayitange, kuko urebye nk'umusanzu batangaga muri pre-primary na primary wawundi wa 950, purusa 50 turimo bayitangaga gusa. Ni ukuvuga ngo hari abandi 40% batajyaga batanga bya bihumbi 9. Wagera muri secondaire bikarushaho, ngira ngo abatangaga bakabaga 50, igice cya kabiri abandi batangiye. Ikibazo cyo kudatanga umusanzu w'ababyeyi bituma ishuri ridakora neza, abana rero bagahombera muri ibyo ngibyo. Ndabizi yuko amafaranga dusaba ababyeyi hari ababa bayafite, hari ababa batabayafite bikabagora kugira ngo bayabone, ariko ni investment umuntu akoze mu bana be, ni ukuyashaka tukareba uburyo yashyirwamo. Ngira rwose bumve ko iki ari ikintu dufatanyije, ntabwo ari ibintu byo guhebera leta ngo niyikore, ngo niyirwarize. Leta nitwe leta nitwe baturage. Ubwo rero nagira ngo rwose aho hantu tubyumvikane, tubyumve neza. Indi groupe y'abantu twaganiraga ni abarimu ndetse n'abayobozi b'amashuri. Abarimu badufatiye runini, nibo bigisha, nibo bakurikira abana. Abandi twese ni ukugira ngo tubafashe kugira ngo bakore akazi kabo, ariko ubundi nibo baganiriza abana. Ariko turashaka ko abarimu nabo babyumva, bakabigira ibyabo, bakaba abarezi koko, bakarera.
bakarera ibyo rero nabo turasaba ko babihagurukira bakabishyiramo imbaraga